Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugumiza kugubwa neza mwe bakunzi bacu mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero twifuje kubatembereza aho hari ahantu mu karere ka Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege, ibibanza, amasambu ndetse n'amazu biri kugurishwa ku mafaranga makeya ku bantu wenda bibaza uburyo bajya batura ahantu hatabahenze. Hano rero mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera, ugeze neza ku munara, ahazwi nko ku munara, uvuye Mayange muri centre impande ya kaburimbo muri metero nkeya cyane kugira ngo ugere aho hantu twasuye uyu munsi. Ni ahantu hari ibikorwa remezo, hari amazu, ni mu miturire. Ukeneye rero inzu cyangwa ukeneye ikibanza cyo kubakamo kidahenze, yagerageza agahamagara nomero iri kuri screen, murayibona, mwayihamagara kugira ngo tubahuze n'abantu babaha ubwo butaka. Ni karibu rero, reka tubatembereze murebe, ndetse ushima azajya ahamagara kuri nimero ari kureba kuri screen. Bakunzi ba Impala Media Rwanda, ibasuzana Jean d'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe. Muri uyu munsi rero reka tubatembereze abakiriye bacu bajya bakenera ahantu ho kugura cyangwa amazu, ibibanza biri mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege mu birometero bikeya cyane. Ni mu gihe rero ntabwo tuzagomeza mu biro gusa, twaje no kuri tere ngo tubereke mwibaza ubutaka bwa make mwabasha kugura kugira ngo bagirire umusaruro cyangwa munabuturemo, kuko ni ahantu heza ho gutura. Reka tubatembereze mukomeze murebe, uzashima arazajya ahamagara kuri nomero mureba kuri screen yanyu kugira ngo ubwo butaka muhure na ba nyirabwo babubagurire cyangwa babubagurishe. Reka dukomeze.